guys, murakaza neza muri Alani Auto Show. Umunsi twatuje kwereka indi modoka twabazaniye iri muri stock, akaba ari Mercedes-Benz GLC 300i. Iyi modoka akaba ari plug-in hybrid. Ku batazi plug-in hybrid ni uburyo ushobora kuba ufite imodoka ifite moteri y'amashanyarazi ndetse ukagira na moteri ya essence isanzwe, ariko moteri y'amashanyarazi ikaba itandukanye na zino hybride zisanzwe. Iyo moteri ikaba isaba kuyicomeka ku mashanyarazi bisanzwe. Iyi modoka yakozwe mu mwaka wa 2020. Tukaba tuguhaye ikaze kuri wowe wifuza kuyigura ndetse nawe ufite amatsiko yo kuyimenya. Tukaba tuguhaye ikaze muri Alani Auto Show. Alright guys, iyi modoka ikaba izana urufunguzo rumeze gutya, lock, unlock ndetse na boot button. Ariko ushaka no kuyinjira mushaka gukoresha ino keyless entry. Iyi ngiyi ikoresha ubloka. Iyo ushaka kwinjiramo kugira imenye ko ushaka kwinjira, ushyira akaboko kawe inyuma ukaba wayifungura. Tukigera amahanga murabona ko imodoka ifite leather finishing ndetse n'intebe zayo zose akaba ari leather nkuko turi kubibona. Alright guys, tukinjira muri iyi modoka, kuyicana murabona ifite push start button, kandaho rimwe imodoka ikahita yaka. Tuje hano niho dukontorera intebe zacu, ndetse murabona ko zifite na stage eshatu zo gushyushywa, zikagira na memory seat. Ku batazi memory seat ni uburyo ushobora kugena intebe yawe ko igomba kumeza mu gihe ugiye gutwara imodoka. Iyo wayitije undi muntu cyangwa yatwaye n'undi muntu, uselecting umubare umwe w'aha ngaha uba warasavinzeho kwa kundi intebe yawe igomba kuba imeze. Iyo ukanzeho intebe na vola birongera bikigarura uko wabigennye ko ugomba kubitwara. Hano twaba dufite central lock, hano akaba ariho dukontorera ibirahuri byacu ndetse na retroviseur. Tuje hano akaba ariho dufite conditions zigiye zitandukanye. Nkuko mubibona iki gice nicyo gikontorora screen yacu, aho ushobora gucenginga uburyo ushaka display igomba kuba imeze, ko ushaka imodoka igomba kuba imeze. Uje hano ukaba wana selectinga izindi option z'uburyo ushaka ko bigomba kuba bimeze, n'igihe ushaka wenda ko hano hagati haba harimo radio. Ahangaha handi tukaba tuhagena muri distance, ni nka pre-collision assist. Murabona ko ugenda ugabanya distance, imodoka ifunga feri bitewe na metero wayitegetse igomba gufungiraho. Iyo ushatse ugena distance ndende, mu by'ukuri iyo ugeze imbere inyuma y'indi modoka, imodoka igenda ikwibutsa cyangwa igufasha kuba ya brakinga. Ahangaha karo du controlingera cruise control yacu. Cruise control ku batabizi ni uburyo ugena umuvuduko w'imodoka yawe. Kuri Benz zo iyo umaje no gusetting ukavuga ati ndagendera muri 60, iki modoka igufasha yinyira ni accelera ikagera muri 60. Tukaberekana imbere, sinzi niba muri kuhareba, murabona yuko dufite icyitwa heads up display. Heads up display ni uburyo hano munsi haba harimo aka projectinga hano imbere. Icyo kakurinda kwa kundi ushaka kugenda ureba ngo ndi muri kangahe. Iyo urimo wicaye utwaye imodoka ubukareba imbere nkuko muri kwibona ahangaha. Ndetse niba muri kubona nahangaha imodoka igenda ikubwira icyapa ugeze muri ari 60 cyangwa 80, kandi byose biba biri muri heads up display nkuko muri kubireba ahangaha imbere. Kuri kino gice niho dukontrolingira volume yacu, niho twitabira telefone. Ushobora gukupa cyangwa ukitaba. Hano niho ushobora kumutingira udashaka volume iza. Ahangaha ni home, ariko mbabwira yuko iri gukoresha aka kantu mu by'ukuri uburimo urakoresha iyi screen yanga, babirinda ko ushobora kugenda urangara. Tuje hano mwana dufite screen iringaniye kandi nini. Iyo tugiye gusubira inyuma, iyi screen ikabivamo kamera y'inyuma, ndetse niyo turimo turakata murabona yuko iyi mirongo yacu igenda ihinduka. Nicyo twita ngo ni guideline. Guideline ni imirongo igenda ikuyobora kwereka aho imodoka igiye kwerekera. Tuje ahangaha niho dukontrolingira climatiseur y'imodoka yacu. Ushaka kongereza fan cyangwa ukagabanya temperature, kuyishyira muri auto. Menu yayo igenda ikwereka informations, umuyaga ugeze kuri kangahe, temperature iri kuri kangahe, hose. Ndetse ukaba wanashyushya n'intebe zawe. Tuje hano munsi niho dufite andi ma quick buttons cyangwa buto zihuse. Ushaka kujya kuri telefone, ushaka kujya kuri navigation, cyangwa se ushaka kujya kuri media kugira ize byirukanka, cyangwa se ushaka settings z'imodoka yawe, ukoresha zino buton ndetse na buto tumenyereye twese nka danger. Ahangaha tukaba dufite
aho dutereka telefone yacu chargingwa. Iyo ushize telefone yawe kuri kano gace hariho wireless charger, telefone yawe itangira kwisharija. Hano tukagira port ya type C cyangwa phantom uko bamwe tuzita. Iyo telefone yakira phantom ihita isomwa n'imodoka mu buryo bwihuse. Hano tukaba dufite ahajya cups cyangwa ibikombe, ndetse dufite n'ahagenewe umwanya w'urufunguzo, ariko udashaka kureba byose kano kantu uragafunga. Hano tukaba dufite nka suri. Iyi suri icyo idufasha, nayo idufasha kugenda tunavigatinga imodoka yacu, nkuko muri kwibona uko umuntu agenda ayikoresha nayo igenda ihindura. Hano akaba dufite twongereza volume yacu mu buryo buri manuel cyangwa ukazimya na radio yawe. Hano tukagira aho ushobora gusettinga kamera zawe zikaba zaza on. Hano tukagira traction control. Hano tukagira duselectingira mode zo gutwara. Izo mode zacu akaba ari individual, sport na comfort cyangwa electric mu gihe amaje kwicomeka ifite amashanyarazi ahagije. Ndetse anga akaba ari twinstallira parking sensors zacu. Ndetse ushaka ko imodoka ijya muri sport mode kugira wakoresha tuno tuntu wishyiramo amavitesse ndetse unakuramo, ugakoresha iyi button ya M mode. Alright guys, akaba ari ibi bigize view y'imbere y'imodoka. Nkuko mubibona ni imodoka nziza cyane pe, ifite comfort ndetse ifite n'imbaraga. Aha hejuru tukaba dufite sunroof aho ushobora kuyifungura cyangwa se ukaba wanayifunga wanakavaringa aka kantu. Alright guys, akaba ari ibigize imbere y'iyi modoka, tukaba tugiye kubereka n'inyuma yayo. Alright guys, tukigera inyuma y'iyi modoka murabona ikaba ifite nayo finishing ya leather, aho dukontorora ibirahure n'izi ntebe z'inyuma zikaba zishyushywa. Izi ntebe nazo akaba ari leather nkuko turi kubibona. Tukigera muri ntebe z'inyuma murabona yuko legroom ni nini irahagije. Hano dufite aho tubika utuntu twacu. Hano dufite AC vents ndetse niyo view y'imbere kwa shoferi ku bantu bicaye inyuma. Tuje aha tukaba dufite na armrest aho dushobora gushyira akaboko kacu. Aka kantu kaba gakora ibintu bibiri bitandukanye cyangwa bitatu, aho dushobora kurepoza akaboko kacu, ushobora kugakoresha ubika utuntu twawe, cyangwa se ukagakoresha nka cup holder ushobora gushyira ibikombe byawe. Mu gihe kazamuye uyu mwanya ukaba wakoreshwa nkaho kwicara aha abagenzi babiri, ubwo mukaba mwicaramo muri batatu. Alright guys, akaba ari ibi bigize inyuma y'imodoka. Tugiye kwibereka no kuri boot yayo n'uburyo boot yayo ingana. Mbere yuko tujya kuri boot yayo tugiye kubereka ibindi bintu bibiri ku bantu batasobanukiye plug-in hybrid. Tuje kuri kino gice murabona ahangaha niho ducomekera wa mugozi wacu w'amashanyarazi. Twaza ahangaha akaba ariho dushyiramo essence yacu iyi modoka. Ubwo bivuze ngo ya battery ya mabateri y'amashanyarazi tuyacomekera hano, hanyuma moteri y'amashanyarazi ikaba yakora, ndetse nayo moteri ya essence tugashyiramo essence yayo ahangaha. Iyi modoka yo tujya gufungura boot yayo tuyifungura mu buryo butatu. Dushobora gukoresha ino remote yacu aho uyikanda ikazamuka, cyangwa se ukayifungura ukoresheje hano hari logo. Mu gihe wikoreye nk'ibintu cyangwa ufite ibintu bikuremereye udashaka ibintu bikuvuna, uraza ukanyuzamo ikirenge hano munsi ikaba yakwifungura, cyangwa se ukongera ukakinyuzamo ikongera yonyine ikifunga. So tugeze hano inyuma murabona yuko boot yayo ni nini cyane. Ahangaha akaba ariho tuba dufite wa mugozi ucomeka ya modoka yacu. Ku bafite amatsiko iba ufite na wa mutwe usanzwe ujya muri prize yacu dusanzwe tumenyereye. Ahangaha murabona yuko ifite finishing nziza ku mwenda wa boot. Iyo ushaka na zino ntebe z'inyuma ushaka kwagura boot yawe uraziryamisha, boot ikaba yaba nini. Guys, akaba ari ibingibi kuri no Mercedes Benz GLC 300e. Iyi modoka tuyibutse yakozwe
muri 2020 akaba ari plug-in hybrid, ikaba ifite agaciro ka $62,000 kuyifuza kuyigura, ndetse nawe ufite amatsiko yo kuba wayimenya mu buryo bwimbitse. Twizere ko wasobanukiwe. Mu gihe wifuza kugira icyo watubaza ukaba waduhamagara kuri 0789 cyangwa se ukaba watwandikira kuri email yacu ari alaniautos@gmail.com. Guys, murakaza neza muri Alani Auto Show. Uyu munsi tukaba tuje kwereka indi modoka twabazaniye iri muri stock, akaba ari Mercedes-Benz GLC 300e. Iyi modoka akaba ari plug-in hybrid. Ku batazi plug-in hybrid ni uburyo ushobora kuba ufite imodoka ifite moteri y'amashanyarazi ndetse ukagira na moteri ya essence isanzwe, ariko moteri y'amashanyarazi ikaba itandukanye na zino hybride zisanzwe. Iyo moteri ikaba isaba kuyicomeka ku mashanyarazi bisanzwe. Iyi modoka yakozwe mu mwaka wa 2020. Tukaba tuguhaye ikaze kuri wowe wifuza kuyigura ndetse nawe ufite amatsiko yo kuyimenya. Tukaba tuguhaye ikaze muri Alani Auto Show. Alright guys, iyi modoka ikaba izana urufunguzo rumeze gutya, lock, unlock ndetse na boot button, ariko ushaka no kuyinjira mushaka gukoresha ino keyless entry. Iyi ngiyi ikoresha ubloka. Iyo ushaka kwinjiramo kugira imenye ko ushaka kwinjira, ushyira akaboko kawe inyuma ukaba wayifungura. Tukigeramo ahangaha murabona ko imodoka ifite leather finishing ndetse n'intebe zayo zose akaba ari leather nk'uko turi kubibona. Alright guys, tukinjira muri iyi modoka, kuyicana murabona ifite push start button, kandaho rimwe imodoka ikahita yaka. Tuje hano niho dukontorera intebe zacu, ndetse murabona ko zifite na stage 3 zo gushyushywa, zikagira na memory seat. Ku batazi memory seat ni uburyo ushobora kugena intebe yawe ko igomba kumeza mu gihe ugiye gutwara imodoka. Iyo wayitije undi muntu cyangwa yatwaye n'undi muntu, uselecting umubare umwe w'ahangaha uba warasavinzeho kwa kundi intebe yawe igomba kuba imeze. Iyo ukanzeho intebe na vola birongera bikigarura uko wabigennye ko ugomba kubitwara. Hano twaba dufite central lock, hano akaba ariho dukontorera ibirahuri byacu ndetse na retroviseur. Tuje hano akaba ariho dufite conditions zigiye zitandukanye. Nkuko mubibona, iki gice nicyo gikontorora screen yacu, aho ushobora gucenginga uburyo ushaka display igomba kuba imeze, ko ushaka imodoka igomba kuba imeze. Uje hano ukaba wana selectinga izindi option z'uburyo ushaka ko bigomba kuba bimeze, n'igihe ushaka wenda ko hano hagati haba harimo radio. Ahangaha handi tukaba tuhagena muri distance, ni nka pre-collision assist. Murabona ko ugenda ugabanya distance, imodoka ifunga feri bitewe na metero wayitegetse igomba gufungiraho. Iyo ushatse ugena distance ndende, mu by'ukuri iyo ugeze imbere inyuma y'indi modoka, imodoka igenda ikwibutsa cyangwa igufasha kuba ya brakinga. Ahangaha karo du controlingera cruise control yacu. Cruise control ku batabizi ni uburyo ugena umuvuduko w'imodoka yawe. Kuri Benz zo iyo umaje no gusetting ukavuga ati ndagendera muri 60, iki modoka igufasha yonyine ni accelera ikagera muri 60. Tukaberekana imbere, sinzi niba muri kuhareba, murabona yuko dufite icyitwa heads up display. Heads up display ni uburyo hano munsi haba harimo aka projector projecting hano imbere. Icyo kakurinda kwa kundi ushaka kugenda ureba ngo ndi muri kangahe. Iyo urimo wicaye utwaye imodoka ubukareba imbere nkuko muri kwibona ahangaha, ndetse niba muri kubona nahangaha imodoka igenda ikubwira icyapa ugeze muri ari 60 cyangwa 80, kandi byose biba biri muri heads up display nkuko muri kubireba ahangaha imbere. Kuri kino gice niho dukontrolingira volume yacu, niho twitabira telefone. Ushobora gukupa cyangwa ukitaba. Hano niho ushobora kumutingira udashaka volume iza. Ahangaha ni home, ariko mbabwira yuko iri gukoresha aka kantu mu by'ukuri uburimo urakoresha iyi screen yangaha, babirinda ko ushobora kugenda urangara. Tuje hano mwana dufite screen iringaniye kandi nini. Iyo tugiye gusubira inyuma, iyi screen ikabivamo kamera y'inyuma, ndetse niyo turimo turakata murabona yuko iyi mirongo yacu igenda ihinduka. Nicyo twita ngo ni guideline. Guideline ni imirongo igenda ikuyobora kwereka aho imodoka igiye kwerekera. Tuje ahangaha niho dukontrolingira climatizer y'imodoka yacu. Ushobora kongereza fan cyangwa ukagabanya temperature, kuyishyira muri auto. Menu yayo igenda ikwereka informations, umuyaga ugeze kuri kangahe, temperature iri kuri kangahe, hose, ndetse ukaba wanashyushya n'intebe zawe.
tuje hano munsi niho dufite andi ma quick buttons cyangwa buto zihuse ushaka kujya kuri telefone, ushaka kujya kuri navigation, cyangwa se ushaka kujya kuri media kugira ize byirukanka, cyangwa se ushaka settings z'imodoka yawe ukoresha zino buton ndetse na buto tumenyereye twese nka danger. Ahangaha tukaba dufite aho dutereka telefone yacu chargingwa. Iyo ushize telefone yawe kuri kano gace hariho wireless charger, telefone yawe itangira kwisharija. Hano tukagira port ya type C cyangwa phantom uko bamwe tuzita. Iyo telefone yakira phantom ihita isomwa n'imodoka mu buryo bwihuse. Hano tukaba dufite ahajya cups cyangwa ibikombe, ndetse dufite n'ahagenewe umwanya w'urufunguzo, ariko udashaka kureba byose kano kantu uragafunga. Hano tukaba dufite nka suri. Iyi suri icyo idufasha, nayo idufasha kugenda tunavigatinga imodoka yacu nkuko muri kwibona uko umuntu agenda ayikoresha nayo igenda ihindura. Hano akaba dufite twongereza volume yacu mu buryo buri manuel cyangwa ukazimya na radio yawe. Hano tukagira aho ushobora gusettinga kamera zawe zikaba zaza on. Hano tukagira traction control. Hano tukagira duselectingira mode zo gutwara. Izo mode zacu akaba ari individual, sport na comfort cyangwa electric mu gihe amaje kwicomeka ifite amashanyarazi ahagije. Ndetse ahangaha akaba ari twinstallira parking sensors zacu. Ndetse iyo ushaka ko imodoka ijya muri sport mode kugira ube wakoresha tuno tuntu wishyiramo amavitesi ndetse unayakuramo, ugakoresha iyi button ya M mode. Alright guys, akaba ari ibi bigize view y'imbere y'imodoka. Nkuko mubibona ni imodoka nziza cyane pe, ifite comfort ndetse ifite n'imbaraga. Aha hejuru tukaba dufite sunroof aho ushobora kuyifungura cyangwa se ukaba wanayifunga wanakavaringa aka kantu. Alright guys, akaba ari ibigize imbere y'iyi modoka, tukaba tugiye kubereka n'inyuma yayo. Alright guys, tukigera inyuma y'iyi modoka murabona ikaba ifite nayo finishing ya leather, aho dukontorora ibirahure n'izi ntebe z'inyuma zikaba zishyushywa. Izi ntebe nazo akaba ari leather nkuko turi kubibona. Tukigera muri intebe z'inyuma murabona yuko legroom ni nini irahagije. Hano dufite aho tubika utuntu twacu. Hano dufite AC vents ndetse niyo view y'imbere kwa shoferi ku bantu bicaye inyuma. Tuje aha tukaba dufite na armrest aho dushobora gushyira akaboko kacu. Aka kantu kaba gakora ibintu bibiri bitandukanye cyangwa bitatu, aho dushobora kurepoza akaboko kacu, ushobora kugakoresha ubika utuntu twawe, cyangwa se ukagakoresha nka cup holder dushobora gushyira ibikombe byawe. Mu gihe kazamuye uyu mwanya ukaba wakoreshwa nkaho kwicara aha abagenzi babiri, ubwo mukaba mwicaramo muri batatu. Alright guys, akaba ari ibi bigize inyuma y'imodoka. Tugiye kwibereka no kuri boot yayo n'uburyo boot yayo ingana. Mbere yuko tujya kuri boot yayo tugiye kubereka ibindi bintu bibiri ku bantu batasobanukiye plug-in hybrid. Tuje kuri kino gice murabona ahangaha niho ducomekera wa mugozi wacu w'amashanyarazi. Twaza ahangaha akaba ariho dushyiramo essence yacu iyi modoka. Ubwo bivuze ngo ya battery ya mabateri y'amashanyarazi tuyacomekera hano, hanyuma moteri y'amashanyarazi ikaba yakora, ndetse nayo moteri ya essence tugashyiramo essence yayo ahangaha. Iyi modoka yo tujye gufungura boot yayo tuyifungura mu buryo butatu. Dushobora gukoresha ino remote yacu aho uyikanda ikazamuka, cyangwa se ukayifungura ukoresheje hano hari logo. Mu gihe wikoreye nk'ibintu cyangwa ufite ibintu bikuremereye udashaka ibintu bikuvuna, uraza ukanyuzamo ikirenge hano munsi ikaba yakwifungura, cyangwa se ukongera ukakinyuzamo ikongera yonyine ikifunga. So tugeze hano inyuma murabona yuko boot yayo ni nini cyane. Ahangaha akaba ariho tuba dufite wa mugozi ucomeka ya modoka yacu. Ku bafite amatsiko iba ufite na wa mutwe usanzwe ujya muri prise yacu dusanzwe tumenyereye. Ahangaha murabona yuko ifite finishing nziza. Ku
ku mwenda wa boot. Iyo ushaka na zino ntebe z'inyuma ushaka kwagura boot yawe uraziryamisha, boot ikaba yaba nini. Guys, akaba ari ibingibi kuri no Mercedes Benz GLC 300e. Iyi modoka tuyibutse yakozwe muri 2020, akaba ari plug-in hybrid, ikaba ifite agaciro ka $62,000 kwifuza kuyigura, ndetse nawe ufite amatsiko yo kuba wayimenya mu buryo bwimbitse. Twizere ko wasobanukiwe. Mu gihe wifuza kugira icyo atubaza ukaba waduhamagara kuri 0789 cyangwa se ukaba watwandikira kuri email yacu ari alaniautos@gmail.com. Guys, murakaza neza muri Alani Auto Show. Umunsi twatoje kwereka indi modoka twabazaniye iri muri stock, akaba ari Mercedes Benz GLC 300e. Iyi modoka akaba ari plug-in hybrid. Ku batazi plug-in hybrid ni uburyo ushobora kuba ufite imodoka ifite moteri y'amashanyarazi ndetse ukagira na moteri ya essence isanzwe, ariko moteri y'amashanyarazi ikaba itandukanye na zino hybride zisanzwe. Iyo moteri ikaba isaba kuyicomeka ku mashanyarazi bisanzwe. Iyi modoka yakozwe mu mwaka wa 2020, tukaba tuguhaye ikaze kuri wowe wifuza kuyigura ndetse nawe ufite amatsiko yo kuyimenya, tukaba tuguhaye ikaze muri Alani Auto Show. Alright guys, iyi modoka ikaba izana urufunguzo rumeze gutya, lock, unlock ndetse na boot button, ariko ushaka no kuyinjira mushaka gukoresha ino keyless entry. Iyi ngiyi ikoresha ubloka. Iyo ushaka kwinjiramo kugira imenye ko ushaka kwinjira, ushyira akaboko kawe inyuma ukaba wayifungura. Tukigera amahanga murabona ko imodoka ifite leather finishing ndetse n'intebe zayo zose akaba ari leather nkuko turi kubibona. Alright guys, tukinjira muri iyi modoka, kuyicana murabona ifite push start button, kandaho rimwe imodoka ikahita yaka. Tuje hano niho dukontorera intebe zacu, ndetse murabona ko zifite na stage 3 zo gushyushywa, zikagira na memory seat. Ku batazi memory seat ni uburyo ushobora kugena intebe yawe ko igomba kumeza mu gihe ugiye gutwara imodoka. Iyo wayitije undi muntu cyangwa yatwaye n'undi muntu, uselecting umubare umwe w'aha ngaha uba warasavinzeho kwa kundi intebe yawe igomba kuba imeze. Iyo ukanzeho intebe na volant birongera bikigarura uko wabigennye ko ugomba kubitwara. Hano twaba dufite central lock, hano akaba ariho tukontorera ibirahuri byacu ndetse na retroviseur. Tuje hano akaba ariho dufite conditions zigiye zitandukanye. Nkuko mubibona, iki gice nicyo gikontorora screen yacu, aho ushobora gucenginga uburyo ushaka display igomba kuba imeze, ko ushaka imodoka igomba kuba imeze. Uje hano ukaba wana selectinga izindi option z'uburyo ushaka ko bigomba kuba bimeze, n'igihe ushaka wenda ko hano hagati haba harimo radio. Ahangaha handi tukaba tuhagena muri distance, ni nka pre-collision assist. Murabona ko ugenda ugabanya distance, imodoka ifunga feri bitewe na metero wayitegetse igomba gufungiraho. Iyo ushatse ugena distance ndende, mu by'ukuri iyo ugeze imbere inyuma y'indi modoka, imodoka igenda ikwibutsa cyangwa igufasha kuba ya brakinga. Ahangaha karo du controlingera cruise control yacu. Cruise control ku batabizi no buryo ugena umuvuduko w'imodoka yawe. Kuri Benz zo iyo umaje no gusetting ukavuga ati ndagendera muri 60, iki modoka igufasha yo inyira ni accelera ikagera muri 60. Tukaberekana imbere, sinzi niba muri kuhareba, murabona yuko dufite icyitwa heads up display. Heads up display no buryo hano munsi haba harimo aka projector projecting hano imbere. Icyo kakurinda kwa kundi ushaka kugenda ureba ngo ndi muri kangahe. Iyo urimo wicaye utwaye imodoka ubukareba imbere nkuko muri kwibona ahangaha, ndetse niba muri kubona nahangaha imodoka igenda ikubwira icyapa ugeze muri ari 60 cyangwa 80, kandi byose biba biri muri heads up display nkuko muri kubireba ahangaha imbere. Kuri kino gice niho du controllingira volume yacu, niho twitabira telefone. Ushobora gukupa cyangwa ukitaba. Hano niho ushobora kumutingira udashaka volume iza. Ahangaha ni home, ariko mbabwira yuko iri gukoresha aka kantu mu by'ukuri uburimo urakoresha iyi screen yanga, babirinda ko ushobora kugenda urangara. Tuje hano mwana dufite screen iringaniye kandi nini. Iyo tugiye gusubira inyuma, iyi screen ikabivamo kamera y'inyuma, ndetse niyo turimo turakata murabona yuko iyi mirongo yacu igenda ihinduka. Nicyo twita ngo ni guideline. Guideline ni imirongo igenda ikuyobora kwereka aho imodoka igiye kwerekera. Tuje ahangaha niho du controllingira climatiseur y'imodoka yacu.
ushaka kongereza fan cyangwa ukagabanya temperature, kuyishyira muri auto. Menu yayo igenda ikwereka informations, umuyaga ugeze kuri kangahe, temperature iri kuri kangahe, aha hose, ndetse ukaba wanashyushya n'intebe zawe. Tuje hano munsi niho dufite andi ma quick buttons cyangwa buto zihuse, ushaka kujya kuri telefone, ushaka kujya kuri navigation, cyangwa se ushaka kujya kuri media kugira ize byirukanka, cyangwa se ushaka settings z'imodoka yawe, ukoresha zino buto, ndetse na buto tumenyereye twese nka danger. Ahangaha tukaba dufite aho dutereka telefone yacu chargingwa. Iyo ushize telefone yawe kuri kano gace hariho wireless charger, telefone yawe itangira kwisharija. Hano tukagira port ya type C cyangwa phantom uko bamwe tuzita. Iyo telefone yakira phantom ihita isomwa n'imodoka mu buryo bwihuse. Hano tukaba dufite ahajya cups cyangwa ibikombe, ndetse dufite n'ahagena umwanya w'urufunguzo, ariko udashaka kureba byose kano kantu uragafunga. Hano tukaba dufite nka suri. Iyi suri icyo idufasha, nayo idufasha kugenda tunavigatinga imodoka yacu, nkuko muri kwibona uko umuntu agenda ayikoresha nayo igenda ihindura. Hano akaba dufite twongereza volume yacu mu buryo buri manuel cyangwa ukazimya na radio yawe. Hano tukagira aho ushobora gusettinga kamera zawe zikaba zaza on. Hano tukagira traction control. Hano tukagira duselectingira mode zo gutwara. Izo mode zacu akaba ari individual, sport na comfort cyangwa electric mu gihe amaje kwicomeka ifite amashanyarazi ahagije. Ndetse ahangaha akaba ari twinstallira parking sensors zacu. Ndetse iyo ushaka ko imodoka ijya muri sport mode kugira ube wakoresha tuno tuntu wishyiramo amavitesi ndetse unayakuramo, ugakoresha iyi button ya M mode. Alright guys, akaba ari ibi bigize view y'imbere y'imodoka. Nkuko mubibona ni imodoka nziza cyane pe, ifite comfort ndetse ifite n'imbaraga. Aha hejuru tukaba dufite sunroof, aho ushobora kuyifungura cyangwa se ukaba wanayifunga wanakavaringa aka kantu. Alright guys, akaba ari ibigize imbere y'iyi modoka, tukaba tugiye kubereka n'inyuma yayo. Alright guys, tukigera inyuma y'iyi modoka murabona ikaba ifite nayo finishing ya leather, aho dukontorora ibirahure, n'izi ntebe z'inyuma zikaba zishyushywa. Izi ntebe nazo akaba ari leather nkuko turi kubibona. Tukigera muri intebe z'inyuma murabona yuko legroom ni nini, irahagije. Hano dufite aho tubika utuntu twacu. Hano dufite AC vents, ndetse niyo view y'imbere kwa chauffeur, kwa bantu bicaye inyuma. Tuje aha tukaba dufite na armrest, aho dushobora gushyira akaboko kacu. Aka kantu kaba gakora ibintu bibiri bitandukanye cyangwa bitatu, aho dushobora kurepoza akaboko kacu, ushobora kugakoresha ubika utuntu twawe, cyangwa se ukagakoresha nka cup holder ushobora gushyira ibikombe byawe. Mu gihe kazamuye uyu mwanya ukaba wakoreshwa nkaho kwicara aha abagenzi babiri, ubwo mukaba mwicaramo muri batatu. Alright guys, akaba ari ibi bigize inyuma y'imodoka. Tugiye kwibereka no kuri boot yayo n'uburyo boot yayo ingana. Mbere yuko tujya kuri boot yayo tugiye kubereka ibindi bintu bibiri ku bantu batasobanukiye plug-in hybrid. Tuje kuri kino gice murabona ahangaha niho ducomekera wa mugozi wacu w'amashanyarazi. Twaza ahangaha akaba ariho dushyiramo essence yacu iyi modoka. Ubwo bivuze ngo ya bateria ya mabateri y'amashanyarazi tuyacomekera hano, hanyuma moteri y'amashanyarazi ikaba yakora, ndetse nayo moteri ya essence tugashyiramo essence yayo ahangaha. Iyi modoka yo tujye gufungura boot yayo tuyifungura mu buryo butatu. Dushobora gukoresha ino remote yacu, aho uyikanda ikazamuka, cyangwa se ukayifungura ukoresheje hano hari logo. Mu gihe wikoreye nk'ibintu cyangwa ufite ibintu bikuremereye udashaka ibintu bikuvuna, uraza ukanyuzamo ikirenge hano munsi ikaba yakwifungura, cyangwa se ukongera ukakinyuzamo ikongera yonyine ikifunga. So tugeze hano inyuma murabona yuko boot yayo ni nini cyane. Ahangaha
akaba ariho tuba dufite wa mugozi ucomeka ya modoka yacu. Ku bafite amatsiko, iba ufite na wa mutwe usanzwe ujya muri prise yacu dusanzwe tumenyereye. Ahangaha murabona yuko ufite finishing nziza ku mwenda wa boot. Iyo ushaka na zino ntebe z'inyuma ushaka kwagura boot yawe uraziryamisha, boot ikaba yaba nini. Guys, akaba ari ibingibi kuri no Mercedes Benz GLC 300e. Iyi modoka tuyibutse yakozwe muri 2020, akaba ari plug-in hybrid, ikaba ifite agaciro ka $62,000 kwifuza kuyigura. Ndetse nawe ufite amatsiko yo kuba wayimenya mu buryo bwimbitse, twizere ko wasobanukiwe. Mu gihe wifuza kugira icyo tubaza ukaba waduhamagara kuri 0789 cyangwa se ukaba watwandikira kuri email yacu ari alaniautos@gmail.com. Guys, murakaza neza muri Alani Auto Show. Umunsi tukaba tuje kwereka indi modoka twabazaniye iri muri stock, akaba ari Mercedes Benz GLC 300e. Iyi modoka akaba ari plug-in hybrid. Ku batazi plug-in hybrid ni uburyo ushobora kuba ufite imodoka ifite moteri y'amashanyarazi ndetse ukagira na moteri ya essence isanzwe, ariko moteri y'amashanyarazi ikaba itandukanye na zino hybride zisanzwe. Iyo moteri ikaba isaba kuyicomeka ku mashanyarazi bisanzwe. Iyi modoka yakozwe mu mwaka wa 2020, tukaba tuguhaye ikaze kuri wowe wifuza kuyigura ndetse nawe ufite amatsiko yo kuyimenya, tukaba tuguhaye ikaze muri Alani Auto Show. Alright guys, iyi modoka ikaba izana urufunguzo rumeze gutya, lock, unlock ndetse na boot button, ariko ushaka no kuyinjira mushaka gukoresha ino keyless entry. Iyi ngiyi ikoresha ubloka. Iyo ushaka kwinjiramo kugira imenye ko ushaka kwinjira, ushyira akaboko kawe inyuma ukaba wayifungura. Tukigera amahanga murabona ko imodoka ifite leather finishing ndetse n'intebe zayo zose akaba ari leather nkuko turi kubibona. Alright guys, tukinjira muri iyi modoka, kuyicana murabona ifite push start button, kandaho rimwe imodoka ikahita yaka. Tuje hano niho dukontorera intebe zacu, ndetse murabona ko zifite na stage 3 zo gushyushywa, zikagira na memory seat. Ku batazi memory seat ni uburyo ushobora kugena intebe yawe ko igomba kumeza mu gihe ugiye gutwara imodoka. Iyo wayitije undi muntu cyangwa yatwaye n'undi muntu, uselecting umubare umwe w'ahangaha uba warasavinzeho kwa kundi intebe yawe igomba kuba imeze. Iyo ukanzeho intebe na volant birongera bikigarura uko wabigennye ko ugomba kubitwara. Hano twaba dufite central lock, hano akaba ariho tukontorera ibirahuri byacu ndetse na retroviseur. Tuje hano akaba ariho dufite conditions zigiye zitandukanye. Nkuko mubibona, iki gice nicyo gikontorora screen yacu, aho ushobora guchanginga uburyo ushaka display igomba kuba imeze, ko ushaka imodoka igomba kuba imeze. Uje hano ukaba wana selectinga izindi option z'uburyo ushaka ko bigomba kuba bimeze, n'igihe ushaka wenda ko hano hagati haba harimo radio. Ahangaha handi tukaba tuhagena muri distance, ni nka pre-collision assist. Murabona ko ugenda ugabanya distance, imodoka ifunga feri bitewe na metero wayitegetse igomba gufungiraho. Iyo ushatse ugena distance ndende, mu by'ukuri iyo ugeze imbere inyuma y'indi modoka, imodoka igenda ikwibutsa cyangwa igufasha kuba ya brakinga. Ahangaha karo du controllingira cruise control yacu. Cruise control ku batabizi no buryo ugena umuvuduko w'imodoka yawe. Kuri Benz zo iyo umaje no gusetting ukavuga ati ndagendera muri 60, iki modoka igufasha yo inyira ni accelera ikagera muri 60. Tukaberekana imbere, sinzi niba muri kuhareba, murabona yuko dufite icyitwa heads up display. Heads up display no buryo hano munsi haba harimo aka projector projecting hano imbere. Icyo kakurinda kwa kundi ushaka kugenda ureba ngo ndi muri kangahe. Iyo urimo wicaye utwaye imodoka bukareba imbere nkuko muri kwibona ahangaha. Ndetse niba muri kubona nahangaha imodoka igenda ikubwira icyapa ugeze muri 60 cyangwa 80, kandi byose biba biri muri heads up display nkuko muri kubireba ahangaha imbere. Kuri kino gice niho du controllingira volume yacu, niho twitabira telefone. Ushobora gukupa cyangwa ukitaba. Hano niho ushobora kumutingira udashaka volume iza. Ahangaha ni home, ariko mbabwira yuko iri gukoresha aka kantu mu by'ukuri uburimo urakoresha iyi screen yanga, babirinda ko ushobora kugenda urangara. Tuje hano murabona dufite screen iringaniye kandi nini. Iyo tugiye gusubira inyuma, iyi screen ikabivamo kamera y'inyuma, ndetse niyo turimo turakata murabona yuko
iyi mirongo yacu igenda ihinduka, nicyo twita ngo ni guideline. Guideline ni imirongo igenda ikuyobora kwereka aho imodoka igiye kwerekera. Tuje ahangaha niho dukontrolingira climatiseur y'imodoka yacu. Ushobora kongereza fan cyangwa ukagabanya temperature, kuyishyira muri auto. Menu yayo igenda ikwereka informations, umuyaga ugeze kuri kangahe, temperature iri kuri kangahe, aha hose, ndetse ukaba wanashyushya n'intebe zawe. Tuje hano munsi niho dufite andi ma quick buttons cyangwa buto zihuse. Ushaka kujya kuri telefone, ushaka kujya kuri navigation, cyangwa se ushaka kujya kuri media kugira ize byirukanka, cyangwa se ushaka settings z'imodoka yawe, ukoresha zino buto, ndetse na buto tumenyereye twese nka danger. Ahangaha tukaba dufite aho dutereka telefone yacu chargingwa. Iyo ushize telefone yawe kuri kano gace hariho wireless charger, telefone yawe itangira kwisharija. Hano tukagira port ya type C cyangwa phantom uko bamwe tuzita. Iyo telefone yakira phantom ihita isomwa n'imodoka mu buryo bwihuse. Hano tukaba dufite ahajya cups cyangwa ibikombe, ndetse dufite n'ahagena umwanya w'urufunguzo, ariko udashaka kureba byose kano kantu uragafunga. Hano tukaba dufite nka suri. Iyi suri icyo idufasha, nayo idufasha kugenda tunavigatinga imodoka yacu, nkuko muri kwibona uko umuntu agenda ayikoresha nayo igenda ihindura. Hano akaba rero dufite twongereza volume yacu mu buryo buri manuel cyangwa ukazimya na radio yawe. Hano tukagira aho ushobora gusettinga kamera zawe zikaba zaza on. Hano tukagira traction control. Hano tukagira duselectingira mode zo gutwara. Izo mode zacu akaba ari individual, sport na comfort cyangwa electric mu gihe amaze kwicomeka ifite amashanyarazi ahagije. Ndetse ahangaha akaba ari twinstallira parking sensors zacu. Ndetse iyo ushaka ko imodoka ijya muri sport mode kugira ube wakoresha tuno tuntu wishyiramo amavitesi ndetse unayakuramo, ugakoresha iyi button ya M mode. Alright guys, akaba ari ibi bigize view y'imbere y'imodoka. Nkuko mubibona ni imodoka nziza cyane pe, ifite comfort ndetse ifite n'imbaraga. Aha hejuru tukaba dufite sunroof, aho ushobora kuyifungura cyangwa se ukaba wanayifunga wanakavaringa aka kantu. Alright guys, akaba ari ibigize imbere y'iyi modoka, tukaba tugiye kubereka n'inyuma yayo. Alright guys, tukigera inyuma y'iyi modoka murabona ikaba ifite nayo finishing ya leather, aho dukontorora ibirahure, n'izi ntebe z'inyuma zikaba zishyushywa. Izi ntebe nazo akaba ari leather nkuko turi kubibona. Tukigera muri ntebe z'inyuma murabona yuko legroom ni nini, irahagije. Hano dufite aho tubika utuntu twacu. Hano dufite AC vents, ndetse niyo view y'imbere kwa chauffeur, ku bantu bicaye inyuma. Tuje aha tukaba dufite na armrest, aho dushobora gushyira akaboko kacu. Aka kantu kaba gakora ibintu bibiri bitandukanye cyangwa bitatu, aho dushobora kurepoza akaboko kacu. Ushobora kugakoresha ubika utuntu twawe, cyangwa se ukagakoresha nka cup holder ushobora gushyiraho ibikombe byawe. Mu gihe kazamuye uyu mwanya ukaba wakoreshwa nk'aho kwicara aha abagenzi babiri, ubwo mukaba mwicaramo muri batatu. Alright guys, akaba ari ibi bigize inyuma y'imodoka. Tugiye kwibereka no kuri boot yayo n'uburyo boot yayo ingana. Mbere yuko tujya kuri boot yayo, tugiye kubereka ibindi bintu bibiri ku bantu batasobanukiye plug-in hybrid. Tuje kuri kino gice murabona ahangaha niho ducomekera wa mugozi wacu w'amashanyarazi. Twaza ahangaha akaba ariho dushyiramo essence yacu iyi modoka. Ubwo bivuze ngo ya battery ya mabateri y'amashanyarazi tuyacomekera hano, hanyuma moteri y'amashanyarazi ikaba yakora, ndetse nayo moteri ya essence tugashyiramo essence yayo ahangaha. Iyi modoka yo tujye gufungura boot yayo, tuyifungura mu buryo butatu. Dushobora gukoresha ino remote yacu, aho uyikanda ikazamuka, cyangwa se ukayifungura ukoresheje hano hari logo. Mu gihe wikoreye nk'ibintu cyangwa ufite ibintu bikuremereye udashaka ibintu bikuvuna, uraza ukanyuzamo ikirenge hano munsi ikaba yakwifungura, cyangwa se ukongera ukakinyuzamo
ikongera yonyine ikifunga. So tugeze hano inyuma murabona yuko boot yayo ni nini cyane. Ahangaha akaba ariho tuba dufite wa mugozi ucomeka ya modoka yacu. Kuba afite amatsiko iba ufite na wa mutwe usanzwe ujya muri prise yacu dusanzwe tumenyereye. Ahangaha murabona yuko ufite finishing nziza ku mwenda wa boot. Iyo ushaka na zino ntebe z'inyuma ushaka kwagura boot yawe uraziryamisha, boot ikaba yaba nini. Guys, akaba ari ibingibi kuri no Mercedes Benz GLC 300e. Iyi modoka tuyibutse yakozwe muri 2020, akaba ari plug-in hybrid, ikaba ifite agaciro ka $62,000 kwifuza kuyigura. Ndetse nawe ufite amatsiko yo kuba wayimenya mu buryo bwimbitse, twizere ko wasobanukiwe. Mu gihe wifuza kugira icyo atubaza ukaba waduhamagara kuri 0789 cyangwa se ukaba watwandikira kuri email yacu ari alaniautos@gmail.com. Guys, murakaza neza muri Alani Auto Show. Umunsi tukaba tuje kwereka indi modoka twabazaniye iri muri stock, akaba ari Mercedes Benz GLC 300e. Iyi modoka akaba ari plug-in hybrid. Ku batazi plug-in hybrid ni uburyo ushobora kuba ufite imodoka ifite moteri y'amashanyarazi ndetse ukagira na moteri ya essence isanzwe, ariko moteri y'amashanyarazi ikaba itandukanye na zino hybride zisanzwe. Iyo moteri ikaba isaba kuyicomeka ku mashanyarazi bisanzwe. Iyi modoka yakozwe mu mwaka wa 2020, tukaba tuguhaye ikaze kuri wowe wifuza kuyigura ndetse nawe ufite amatsiko yo kuyimenya, tukaba tuguhaye ikaze muri Alani Auto Show. Alright guys, iyi modoka ikaba izana urufunguzo rumeze gutya, lock, unlock ndetse na boot button. Ariko ushaka no kuyinjira mushaka gukoresha ino keyless entry. Iyi ngiyi ikoresha ubloka. Iyo ushaka kwinjiramo kugira imenye ko ushaka kwinjira, ushyira akaboko kawe inyuma ukaba wayifungura. Tukigeramo ahangaha murabona ko imodoka ifite leather finishing ndetse n'intebe zayo zose akaba ari leather nkuko turi kubibona. Alright guys, tukinjira muri iyi modoka, kuyicana murabona ifite push start button, kandaho rimwe modoka ikahita yaka. Tuje hano niho dukontorera intebe zacu, ndetse murabona ko zifite na stage 3 zo gushyushywa, zikagira na memory seat. Ku batazi memory seat ni uburyo ushobora kugena intebe yawe ko igomba kumeza mu gihe ugiye gutwara imodoka. Iyo wayitije undi muntu cyangwa yatwaye n'undi muntu, uselecting umubare umwe w'ahangaha uba warasavinzeho kwa kundi intebe yawe igomba kuba imeze. Iyo ukanzeho intebe na volant birongera bikigarura uko wabigennye ko ugomba kubitwara. Hano twaba dufite central lock, hano akaba ariho dukontorera ibirahuri byacu ndetse na retroviseur. Tuje hano akaba ariho dufite conditions zigiye zitandukanye. Nkuko mubibona iki gice nicyo gikontorora screen yacu, aho ushobora gucenginga uburyo ushaka display igomba kuba imeze, ko ushaka imodoka igomba kuba imeze. Uje hano ukaba wana selectinga izindi option z'uburyo ushaka ko bigomba kuba bimeze, n'igihe ushaka wenda ko hano hagati haba harimo radio. Ahangaha handi tukaba tuhagena muri distance, ni nka pre-collision assist. Murabona ko ugenda ugabanya distance, imodoka ifunga feri bitewe na metero wayitegetse igomba gufungiraho. Iyo ushatse ugena distance ndende, mu by'ukuri iyo ugeze imbere inyuma y'indi modoka, imodoka igenda ikwibutsa cyangwa igufasha kuba ya brakinga. Ahangaha karo du controlingera cruise control yacu. Cruise control ku batabizi no buryo ugena umuvuduko w'imodoka yawe. Kuri Benz zo iyo umaje no gusetting ukavuga ati ndagendera muri 60, iki modoka igufasha yo inyira ni accelera ikagera muri 60. Tukaberekana imbere, sinzi niba muri kuhareba, murabona yuko dufite icyitwa heads up display. Heads up display no buryo hano munsi haba harimo aka projector projectinga hano imbere. Icyo kakurinda kwa kundi ushaka kugenda ureba ngo ndi muri kangahe. Iyo urimo wicaye utwaye imodoka ubukareba imbere nkuko muri kwibona ahangaha. Ndetse niba muri kubona nahangaha imodoka igenda ikubwira icyapa ugeze muri ari 60 cyangwa 80, kandi byose biba biri muri heads up display nkuko muri kubireba ahangaha imbere. Kuri kino gice niho dukontrolingira volume yacu, niho twitabira telefone. Ushobora gukupa cyangwa ukitaba. Hano niho ushobora kumutingira udashaka volume iza. Ahangaha ni home, ariko mbabwira yuko iri gukoresha aka kantu mu by'ukuri uburimo urakoresha
iyi screen yanga babirinda ko ushobora kugenda urangara. Tuje hano murano dufite screen iringaniye kandi nini. Iyo tugiye gusubira inyuma iyi screen ikabivamo kamera y'inyuma, ndetse niyo turimo turakata murabona yuko iyi mirongo yacu igenda ihinduka, nicyo twita ngo ni guideline. Guideline ni imirongo igenda ikuyobora kwereka aho imodoka igiye kwerekera. Tuje ahangaha niho dukontrolingira climatiseur y'imodoka yacu. Ushobora kongereza fan cyangwa ukagabanya temperature, kuyishyira muri auto. Menu yayo igenda ikwereka informations, umuyaga ugeze kuri kangahe, temperature iri kuri kangahe, aha hose, ndetse ukaba wanashyushya n'intebe zawe. Tuje hano munsi niho dufite andi ma quick buttons cyangwa buto zihuse. Ushaka kujya kuri telefone, ushaka kujya kuri navigation, cyangwa se ushaka kujya kuri media kugira ize byirukanka, cyangwa se ushaka settings z'imodoka yawe, ukoresha zino buto, ndetse na buto tumenyereye twese nka danger. Ahangaha tukaba dufite aho dutereka telefone yacu chargingwa. Iyo ushize telefone yawe kuri kano gace hariho wireless charger, telefone yawe itangira kwisharija. Hano tukagira port ya type C cyangwa phantom uko bamwe tuzita. Iyo telefone yakira phantom ihita isomwa n'imodoka mu buryo bwihuse. Hano tukaba dufite ahajya cups cyangwa ibikombe, ndetse dufite n'ahagena umwanya w'urufunguzo, ariko udashaka kureba byose kano kantu uragafunga. Hano tukaba dufite nka suri. Iyi suri icyo idufasha, nayo idufasha kugenda tunavigatinga imodoka yacu, nkuko muri kwibona uko umuntu agenda ayikoresha nayo igenda ihindura. Hano akaba rero dufite twongereza volume yacu mu buryo buri manuel cyangwa ukazimya na radio yawe. Hano tukagira aho ushobora gusetinga kamera zawe zikaba zaza on. Hano tukagira traction control. Hano tukagira aho duselectingira mode zo gutwara. Izo mode zacu akaba ari individual, sport na comfort cyangwa electric mu gihe amaje kwicomeka ifite amashanyarazi ahagije. Ndetse ahangaha akaba ariho twinstallira parking sensors zacu. Ndetse iyo ushaka ko imodoka ijya muri sport mode kugira ube wakoresha tuno tuntu wishyiramo amavitesi ndetse unayakuramo, ugakoresha iyi button ya M mode. Alright guys, akaba ari ibi bigize view y'imbere y'imodoka. Nkuko mubibona ni imodoka nziza cyane pe, ifite comfort ndetse ifite n'imbaraga. Aha hejuru tukaba dufite sunroof, aho ushobora kuyifungura cyangwa se ukaba wanayifunga wanakavaringa aka kantu. Alright guys, akaba ari ibigize imbere y'iyi modoka, tukaba tugiye kubereka n'inyuma yayo. Alright guys, tukigera inyuma y'iyi modoka murabona ikaba ifite nayo finishing ya leather, aho dukontorera ibirahure, n'izi ntebe z'inyuma zikaba zishyushywa. Izi ntebe nazo akaba ari leather nkuko turi kubibona. Tukigera muri intebe z'inyuma murabona yuko legroom ni nini, irahagije. Hano dufite aho tubika utuntu twacu. Hano dufite AC vents, ndetse niyo view y'imbere kwa chauffeur, ku bantu bicaye inyuma. Tuje aha tukaba dufite na armrest, aho dushobora gushyira akaboko kacu. Aka kantu kaba gakora ibintu bibiri bitandukanye cyangwa bitatu, aho dushobora kurepoza akaboko kacu. Ushobora kugakoresha ubika utuntu twawe, cyangwa se ukagakoresha nka cup holder ushobora gushyiraho ibikombe byawe. Mu gihe kazamuye uyu mwanya ukaba wakoreshwa nk'aho kwicara aha abagenzi babiri, ubwo mukaba mwicaramo muri batatu. Alright guys, akaba ari ibi bigize inyuma y'imodoka. Tugiye kwibereka no kuri boot yayo n'uburyo boot yayo ingana. Mbere yuko tujya kuri boot yayo tugiye kubereka ibindi bintu bibiri ku bantu batasobanukiye plug-in hybrid. Tuje kuri kino gice murabona ahangaha niho ducomekera wa mugozi wacu w'amashanyarazi. Twaza ahangaha akaba ariho dushyiramo essence yacu iyi modoka. Ubwo bivuze ngo ya bateria ya mabateri y'amashanyarazi tuyacomekera hano, hanyuma moteri y'amashanyarazi ikaba yakora, ndetse nayo moteri ya essence tugashyiramo essence yayo ahangaha. Iyi modoka yo tujye gufungura boot yayo tuyifungura mu buryo butatu. Dushobora gukoresha ino remote yacu, aho uyikanda ikazamuka, cyangwa se ukayifungura ukoresheje hano hari logo.
mu gihe wikoreye nk'ibintu cyangwa ufite ibintu bikuremereye udashaka ibintu bikuvuna, uraza ukanyuzamo ikirenge hano munsi ikaba yakwifungura, cyangwa se ukongera ukakinyuzamo ikongera yonyine ikifunga. So tugeze hano inyuma murabona yuko boot yayo ni nini cyane. Ahangaha akaba ariho tuba dufite wa mugozi ucomeka ya modoka yacu. Kuba afite amatsiko iba ufite na wa mutwe usanzwe ujya muri prise yacu dusanzwe tumenyereye. Ahangaha murabona yuko ufite finishing nziza ku mwenda wa boot. Iyo ushaka na zino ntebe z'inyuma ushaka kwagura boot yawe uraziryamisha, boot ikaba yaba nini. Guys, akaba ari ibingibi kuri no Mercedes Benz GLC 300e. Iyi modoka tuyibutse yakozwe muri 2020, akaba ari plug-in hybrid, ikaba ifite agaciro ka $62,000 kwifuza kuyigura, ndetse nawe ufite amatsiko yo kuba wayimenya mu buryo bwimbitse. Twizere ko wasobanukiwe. Mu gihe wifuza kugira icyo atubaza ukaba waduhamagara kuri 0789 cyangwa se ukaba watwandikira kuri email yacu ari alaniautos@gmail.com. Guys, murakaza neza muri Alani Auto Show. Umunsi tukaba tuje kwereka indi modoka twabazaniye iri muri stock, akaba ari Mercedes Benz GLC 300e. Iyi modoka akaba ari plug-in hybrid. Ku batazi plug-in hybrid ni uburyo ushobora kuba ufite imodoka ifite moteri y'amashanyarazi ndetse ukagira na moteri ya essence isanzwe, ariko moteri y'amashanyarazi ikaba itandukanye na zino hybride zisanzwe. Iyo moteri ikaba isaba kuyicomeka ku mashanyarazi bisanzwe. Iyi modoka yakozwe mu mwaka wa 2020. Tukaba tuguhaye ikaze kuri wowe wifuza kuyigura ndetse nawe ufite amatsiko yo kuyimenya. Tukaba tuguhaye ikaze muri Alani Auto Show. Alright guys, iyi modoka ikaba izana urufunguzo rumeze gutya, lock, unlock ndetse na boot button. Ariko ushaka no kuyinjira mushaka gukoresha ino keyless entry. Iyi ngiyi ikoresha ubloka. Iyo ushaka kwinjiramo kugira imenye ko ushaka kwinjira, ushyira akaboko kawe inyuma ukaba wayifungura. Tukigeramo ahangaha murabona ko imodoka ifite leather finishing ndetse n'intebe zayo zose akaba ari leather nk'uko turi kubibona. Alright guys, tukinjira muri iyi modoka, kuyicana murabona ifite push start button, kandaho rimwe imodoka ikahita yaka. Tuje hano niho dukontorera intebe zacu, ndetse murabona ko zifite na stage 3 zo gushyushywa, zikagira na memory seat. Ku batazi memory seat ni uburyo ushobora kugena intebe yawe ko igomba kumeza mu gihe ugiye gutwara imodoka. Iyo wayitije undi muntu cyangwa yatwaye n'undi muntu, uselecting umubare umwe w'ahangaha uba warasavinzeho kwa kundi intebe yawe igomba kuba imeze. Iyo ukanzeho intebe na volant birongera bikigarura uko wabigennye ko ugomba kubitwara. Hano twaba dufite central lock, hano akaba ariho dukontorera ibirahuri byacu ndetse na retroviseur. Tuje hano akaba ariho dufite conditions zigiye zitandukanye. Nkuko mubibona iki gice nicyo gikontorora screen yacu, aho ushobora gucenginga uburyo ushaka display igomba kuba imeze, ko ushaka imodoka igomba kuba imeze. Uje hano ukaba wana selectinga izindi option z'uburyo ushaka ko bigomba kuba bimeze, n'igihe ushaka wenda ko hano hagati haba harimo radio. Ahangaha handi tukaba tuhagena muri distance, ni nka pre-collision assist. Murabona ko ugenda ugabanya distance, imodoka ifunga feri bitewe na metero wayitegetse igomba gufungiraho. Iyo ushatse ugena distance ndende, mu by'ukuri iyo ugeze imbere inyuma y'indi modoka, imodoka igenda ikwibutsa cyangwa igufasha kuba ya brakinga. Ahangaha akaba do controlingera cruise control yacu. Cruise control ku batabizi ni uburyo ugena umuvuduko w'imodoka yawe. Kuri Benz zo iyo umaje no gusetting ukavuga ati ndagendera muri 60, iki modoka igufasha yo inyira ni accelera ikagera muri 60. Tukaberekana imbere, sinzi niba muri kuhareba, murabona yuko dufite icyitwa heads up display. Heads up display ni uburyo hano munsi haba harimo aka projector projectinga hano imbere. Icyo kakurinda kwa kundi ushaka kugenda ureba ngo ndi muri kangahe. Iyo urimo wicaye utwaye imodoka ubukareba imbere nkuko muri kwibona ahangaha. Ndetse niba muri kubona nahangaha imodoka igenda ikubwira icyapa ugeze muri ari 60 cyangwa 80, kandi byose biba biri muri heads up display nkuko muri kubireba ahangaha imbere. Kuri kino gice niho dukontrolingira volume yacu
niho twitabira telefone, ushobora gukupa cyangwa ukitaba. Hano niho ushobora kumyutingira udashaka volimiza. Ahangaha ni home, ariko mbabwira yuko iri gukoresha aka kantu mu by'ukuri uba urimo urakoresha iyi screen yangaha. Babirinda ko ushobora kugenda urangara. Tuje hano mwana dufite screen iringaniye kandi nini. Iyo tugiye gusubira inyuma, iyi screen ikabivamo kamera y'inyuma, ndetse niyo turimo turakata murabona yuko iyi mirongo yacu igenda ihinduka. Nicyo twita ngo ni guideline. Guideline ni imirongo igenda ikuyobora kwereka aho imodoka igiye kwerekera. Tuje ahangaha niho dukontrolingira climatiseur y'imodoka yacu. Ushobora kongereza fan cyangwa ukagabanya temperature, kuyishyira muri auto. Menu yayo igenda ikwereka informations, umuyaga ugeze kuri kangahe, temperature iri kuri kangahe, aha hose, ndetse ukaba wanashyushya n'intebe zawe. Tuje hano munsi niho dufite andi ma quick buttons cyangwa buto zihuse. Ushaka kujya kuri telefone, ushaka kujya kuri navigation, cyangwa se ushaka kujya kuri media kugira ize byirukanka, cyangwa se ushaka settings z'imodoka yawe, ukoresha zino buto, ndetse na buto tumenyereye twese nka danger. Ahangaha tukaba dufite aho dutereka telefone yacu chargingwa. Iyo ushize telefone yawe kuri kano gace, hariho wireless charger, telefone yawe itangira kwisharija. Hano tukagira port ya type C cyangwa phantom uko bamwe tuzita. Iyo telefone yakira phantom ihita isomwa n'imodoka mu buryo bwihuse. Hano tukaba dufite ahajya cups cyangwa ibikombe, ndetse dufite n'ahagena umwanya w'urufunguzo, ariko udashaka kureba byose kano kantu uragafunga. Hano tukaba dufite nka suri. Iyi suri icyo idufasha, nayo idufasha kugenda tunavigatinga imodoka yacu, nkuko muri kwibona uko umuntu agenda ayikoresha nayo igenda ihindura. Hano akaba rero dufite twongereza volume yacu mu buryo buri manuel cyangwa ukazimya na radio yawe. Hano tukagira aho ushobora gusetinga kamera zawe zikaba zaza on. Hano tukagira traction control. Hano tukagira aho duselectingira mode zo gutwara. Izo mode zacu akaba ari individual, sport na comfort cyangwa electric mu gihe amaje kwicomeka ifite amashanyarazi ahagije. Ndetse ahangaha akaba ariho twinstallira parking sensors zacu. Ndetse iyo ushaka ko imodoka ijya muri sport mode kugira ube wakoresha tuno tuntu wishyiramo amavitesi ndetse unayakuramo, ugakoresha iyi button ya M mode. Alright guys, akaba ari ibi bigize view y'imbere y'imodoka. Nkuko mubibona ni imodoka nziza cyane pe, ifite comfort ndetse ifite n'imbaraga. Aha hejuru tukaba dufite sunroof, aho ushobora kuyifungura cyangwa se ukaba wanayifunga wanakavaringa aka kantu. Alright guys, akaba ari ibigize imbere y'iyi modoka. Tukaba tugiye kubereka n'inyuma yayo. Alright guys, tukigera inyuma y'iyi modoka murabona ikaba ifite nayo finishing ya leather, aho dukontorera ibirahure, n'izi ntebe z'inyuma zikaba zishyushywa. Izi ntebe nazo akaba ari leather nkuko turi kubibona. Tukigera muri intebe z'inyuma murabona yuko legroom ni nini, irahagije. Hano dufite aho tubika utuntu twacu. Hano dufite AC vents, ndetse niyo view y'imbere kwa shoferi, ku bantu bicaye inyuma. Tuje aha tukaba dufite na armrest, aho dushobora gushyira akaboko kacu. Aka kantu kaba gakora ibintu bibiri bitandukanye cyangwa bitatu, aho dushobora kurepoza akaboko kacu. Ushobora kugakoresha ubika utuntu twawe, cyangwa se ukagakoresha nka cup holder dushobora gushyiraho ibikombe byawe. Mu gihe kazamuye, uyu mwanya ukaba wakoreshwa nk'aho kwicara aha abagenzi babiri, ubwo mukaba mwicaramo muri batatu. Alright guys, akaba ari ibi bigize inyuma y'imodoka. Tugiye kwibereka no kuri boot yayo n'uburyo boot yayo ingana. Mbere yuko tujya kuri boot yayo, tugiye kubereka ibindi bintu bibiri ku bantu batasobanukiye plug-in hybrid. Tuje kuri kino gice murabona ahangaha niho ducomekera wa mugozi wacu w'amashanyarazi. Twaza ahangaha akaba ariho dushyiramo essence yacu iyi modoka. Ubwo bivuze ngo ya bateria ya mabateri y'amashanyarazi tuyacomekera hano, hanyuma moteri y'amashanyarazi ikaba yakora, ndetse nayo moteri ya essence tugashyiramo essence yayo ahangaha. Iyi modoka yo tujye gufungura boot yayo, tuyifungura mu buryo butatu. Dushobora gukoresha ino
remote yacu aho uyikanda ikazamuka, cyangwa se ukayifungura ukoresheje hano hari logo. Mu gihe wikoreye nk'ibintu cyangwa ufite ibintu bikuremereye udashaka ibintu bikuvuna, uraza ukanyuzamo ikirenge hano munsi ikaba yakwifungura, cyangwa se ukongera ukakinyuzamo ikongera yonyine ikifunga. So tugeze hano inyuma murabona yuko boot yayo ni nini cyane. Ahangaha akaba ariho tuba dufite wa mugozi ucomeka ya modoka yacu. Kuba afite amatsiko iba ufite na wa mutwe usanzwe ujya muri prise yacu dusanzwe tumenyereye. Ahangaha murabona yuko ufite finishing nziza ku mwenda wa boot. Iyo ushaka na zino ntebe z'inyuma ushaka kwagura boot yawe uraziryamisha, boot ikaba yaba nini. Guys, akaba ari ibingibi kuri no Mercedes Benz GLC 300e. Iyi modoka tuyibutse yakozwe muri 2020, akaba ari plug-in hybrid, ikaba ifite agaciro ka $62,000 kwifuza kuyigura. Ndetse nawe ufite amatsiko yo kuba wayimenya mu buryo bwimbitse, twizere ko wasobanukiwe. Mu gihe wifuza kugira icyo atubaza ukaba waduhamagara kuri 0789 664888, cyangwa se ukaba watwandikira kuri email yacu ari alaniautos@gmail.com.